Biragoye ndetse biragoye cyane kubona umuntu ufite ubuzima bugwije imbaraga kuri uyu mubumbe. Usanga abantu benshi bahondobera kandi hari imirimo myinshi basabwa gukora, bisa naho ubuzima buhora bubashaririye iteka ryose. Mbega akaga abantu basakirana nako we! Abenshi iyo babyutse mu gitondo ntibaba biteguye gukora neza imirimo basabwa, bahora bayisubikira ikindi gihe kandi iki gihe nacyo cyagera bakongera batyo kandi biba biterwa no kurya nijoro bagahita baryama. Bibwira ko ari bwo busirimu, ayinya aka ni akaga gakabije. Kuvuga ko abantu bakize ntibisobanuye ko bafite ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza bwifuzwa ntiwapfa kubushakira mu bantu bahora bavimvirira mu miduga, babandi badapfa gukoza ikirenge hasi. Abenshi muri aba nibo usanga bafata ubuzima bwabo nabi. Iyo babyutse mu gitondo ikintu cya mbere batekereza ni ugusomeza umukati, icyayi cyangwa se kubyukira mu kabari. Bahora barya utuntu turyohereye weya, nyamara ntibazi ko ibi bitindigasa ari byo bibambura ubuzima batabizi. Umuhanga w'ubuzima yigengesera ku byo ashyira mu nda. Niyo mpamvu uyu mwanya nshaka kubaganiriza ku byo kurya abagabo bakeneye muri iki gihe. Inzuzi z'ibihaza zahuruje imbaga nyamwinshi. Ntimujye kure kuko nshaka kubamenera amabanga menshi. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Ubuzima bwiza bugerwaho no gushakisha buri munsi icyatuma bugubwa neza. Iyo umaze kukimenya ukizirika icyo byagusaba cyose. Bisaba kandi kuzinukwa burundu ibintu byose byatuma ubuzima butokorwa. Tega amatwi ngusangiza amabanga akubiye mu nzuzi z'ibihaza, cyane cyane ku buzima bw'abagabo. Inkuru dukesha Caroline Thomason, inzobere mu by'ubuzima bw'imirire, ivuga ikomeje ko inzuzi z'ibihaza nubwo ari udutete duto cyane zitsindagiyemo intungamubiri nyinshi cyane. Abagabo bamaze kumenya imimaro y'inzuzi z'ibihaza ku buzima bw'imyanya y'ibanga biyemeza kujya bazirya buri munsi. Bagize ubuzima bwiza bishimiye cyane. Kurya inzuzi z'ibihaza byongera ubuzima bwiza kugeza ubwo zitera igogorwa ryiza. Niba ushaka kumenya bihagije imimaro itangaje y'inzuzi z'ibihaza, nkwingingiye kubana nanjye muri iyi video kugeza ku musozo kuko urungukiramo byinshi. Imimaro ikurikira ikwiriye kugutera kwerekeza amaso ku nzuzi z'ibihaza, cyane cyane niba uri umugabo. Umumaro wa mbere ni ugukumira ubwivumbure bw'umubiri. Mu nzuzi z'ibihaza higanjemo ibinyabutabire bya rinya. Rinya ziboneka mu nzuzi z'ibihaza zigabanya ubwivumbure kandi zikora nka antioxida zifasha kugabanya ibyago bya kanseri. Dogiteri Pam Hartnett yahamya ko rinya ziboneka mu nzuzi z'ibihaza zifunga imiyoboro igaburira kanseri, maze kanseri ntiyongere gukura. Umumaro wa kabiri ni ukongera ubuzima bwiza bw'umutima. Inzuzi z'ibihaza zikoreshwa n'abantu benshi bashaka kongera ubuzima bwiza bw'umutima no kugabanya isukari nyinshi mu maraso. Dogiteri mu mirire Jesse Holden avuga ko inzuzi z'ibihaza ari inshuti y'umutima. Zikennye ku rugimbu ariko zigakungahara kuri poroteyine nziza. Byongeye kandi magnesium yiganje mu nzuzi z'ibihaza ifasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, nk'uko umuryango Nyamerika ushinzwe kurwanya indwara zibasira umutima ubihamya. Umumaro wa gatatu ni ukongera ubudahangarwa bw'umubiri. Abantu barwaye sida bakwiriye kwerekeza amaso ku nzuzi z'ibihaza. Utu dutete duto ni isoko nziza ya zinc ishinzwe kongera imbaraga zo kurwanya ibicurane, kongera intanga, umurego, ubushake n'abasirikare b'umubiri. Byongeye kandi proteine na magnesium ziganje mu nzuzi z'ibihaza byongera imbaraga zikwiriye kandi bituma abasirikare b'umubiri badahungabana. Zikaba isoko nziza y'imbaraga umuryango wose w'abantu ukeneye, nk'uko inzobere mu by'ubuzima zibihamya.
Umumaro wa kane ni ugusinzira neza kandi bihagije. Niba umaze igihe ushakisha ikintu cyagufasha gusinzira neza, agapfunsi k'inzuzi z'ibihaza kabigufashamo neza. Icyakora bisaba kuzirya hakibona mu gitondo no ku manywa gusa. Niba urara wabuze ibitotsi rikagukeraho, shakisha inzuzi z'ibihaza. Inzuzi z'ibihaza ni isoko nziza ya tryptophan, acide amine ishobora gufasha umubiri kuvubura imisemburo ya serotonine, umusemburo ufasha umubiri kugira amarangamutima meza, na melatonine, umusemburo ufasha kurwanya kubura ibitotsi nk'uko tubikesha Amy Bennett, inzobere mu mirire idahwema kubihamya. Umumaro wa gatanu ni ukongera ubuzima bwiza bw'imyanya myibarukiro y'abagabo. Abantu benshi cyane cyane abagabo bashobora kutamenya umumaro w'inzuzi z'ibihaza, ariko baramutse bazerekejeho amaso ubuzima bwabo bwahinduka. Zinc yiganje mu nzuzi z'ibihaza irahagije gufasha abagabo kongera ubuzima bwiza bw'imyanya y'ibanga. Inzuzi zongera umubare w'intanga, umurego uhagije n'ubushake bukenewe. Biterwa n'uko zinc ifasha amasohoro n'intanga kwirukankana imbaraga nyinshi. Zinc kandi ifasha ubuzima bwiza bwa prostate kwiyongera, kandi yongera imisemburo ya testosterone nk'uko Teresa Romano, inzobere mu mirire iboneye, abihamya. Umumaro wa gatandatu ni ukuburizamo indwara ya constipation, impatwe. Iyi ndwara imaze kwibasira abantu batari bake kuri uyu mubumbe. Kubona umuntu nibura ubasha kwituma inshuro 2 ku munsi biragoye. Abenshi bituma rimwe mu minsi 3 bakagongana n'ibibazo byinshi bitabuzemo impatwe, constipation ndetse n'akarizo. Bene abo bakwiriye kwerekeza amaso ku byo kurya bikize kuri fibre. Babonye inzuzi z'ibihaza baba bageze iyo bajya. Inzuzi z'ibihaza zikungahaye ku bikatsi bya fibre bifasha kugira ubuzima bwiza bw'amara, bigatuma umuntu abasha kwituma buri munsi kandi atarwaye constipation. Dusoza mu nyemerere mbabwire ko mwerekeje amaso ku nzuzi z'ibihaza mwaba mwageze iyo mujya. Zikize ku bikatsi n'urugimbu rwiza kandi zikungahaye ku nyubaka mubiri dukeneye. Byongeye kandi umunyungugu wa magnesium zikizeho ndetse na fer na zinc byatuma abagabo batazibura ku meza yabo. Usibye kuba ziryoha, ziramira ubuzima bw'umutima, igogorwa ry'ibiryo no kongera ubudahangarwa buhagije. Tera intambwe ujye utapfuna ibiyiko 3 by'inzuzi z'ibihaza mu gitondo no ku manywa. Mu by'ukuri ni ibiryo byiza kandi bivura. Bibaye byiza cyane wazirya umaze kurya imbuto cyangwa salade y'imboga mbisi mu gitondo. Kandi ukazirikana ko umuntu ushaka kwivura neza akwiriye kwirinda kurya ibyo kurya bya nijoro. Asabwa kwiyemeza kujya anywa amazi mu gitondo na saa sita, habura umwanya uhagije ngo arye. Kurya 2 gusa kabigira intego. Aha ni mu gitondo no ku manywa. Nimwubahiriza inama tubagira muzakira indwara zose. Ntimwibagirwe gukanda subscribe n'inzogera kuri uyu muyoboro. Baye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.